ni amarira atazigera akama hagati y'abantu bari bamaze kugurisha imitungo yabo, bamaze kuyinjiza muri PMT, bizera ko bazajya bafata amafaranga menshi cyane buri cyumweru. Ubu ngubu bamaze kugera aharindimuka nyuma y'uko PMT yamaze gufunga imiryango yayo yakoreraga mu Rwanda. Imitungo bari bamaze kugurisha, bamaze gushoramo amafaranga ari hagati ya za miliyoni na za miliyoni nyinshi cyane zitagira umubare. Izo zose zamaze guhomba. Abajenti bacuruzaga amayinite babikuriza abantu, ariko amafaranga yabo menshi baramaze kuyashyira muri PMT, bavuga bati buri cyumweru tuzajya tubona amafaranga angana gutya. Imitaka imwe ku mihanda yamaze gufunga nyuma y'uko PMT bakimara gutangaza ko imishinga yabo yose yamaze guhagarara, bamaze gusubira iwabo i Londres. Ibiciro by'imitungo y'abantu bari bamaze kugurisha byose byamaze gupfa ubusa nyuma y'uko uyu yagurishije inyubako ya miliyoni 25 mu karere ka Rwamagana. Ubu ngubu miliyoni ze zose akaba yamaze kuzishyira muri PMT, bakayifunga imaze iminsi 3 gusa. Ubu ngubu we arumva ubuzima busa nk'ubwahagaze, dore ko icyizere cye cyose yari yaramaze kugishyira muri PMT. Amafaranga y'imbuga nkoranyambaga ubu ngubu yamaze guhindura abantu abasazi, dore ko bamwe bari batangiye gushora ibintu byabo byose muri PMT, nyuma yo kubikuza rimwe akabikuza kabiri. Ese koko wowe urumva koko umuntu ashobora gutanga amafaranga ye akakwemerera yuko uzajya ubikuza mu gihe kingana n'umwaka? Ayo mafaranga urumva wayakuramo? Ni ibishoro biri hagati y'Umwongereza na buri muntu wagiye ufata amafaranga ye, ubundi bakakwereka uburyo bashobora kuguha videwo zabo ukagenda ubamamariza, noneho ukagira amafaranga wandikirwa buri munsi. Ayo mafaranga ukagenda uyateranya buri munsi bitewe n'ibyo wamamaje warebye, ukagira umubare ubikuza buri cyumweru bitewe n'ukuntu wakoze ibyasabwaga byose kugira ngo ubashe kubona ayo mafaranga. Kuba umunyamuryango wa PMT hari icyo byagusabaga. Washyiragamo amafaranga guhera ku mafaranga 22,000, wamara kubishyiramo bakakoherereza foromileri ugomba kuzuza, wamara kuyuzuza bakakoherereza linki, iyo linki ukayuzuza, noneho bakakwereka ibikorwa utangira gukora, dore ko bo babyitaga ibikorwa cyangwa ibicuruzwa. Uko ugenda utapinga ku ibyo bicuruzwa byabo bya buri munsi, wagiraga umubare uvaho ukajya ku wundi, ukava kuri level ukajya ku yindi. Amafaranga ubikuje wabaga wemerewe kongera kuyafata ukayateranya kuri yandi washizemo mbere, kugira ngo ayo ubikuza buri cyumweru abashe kwiyongera. Byateye rero abantu kuba bagendaga basharinga abantu izo linki, buri wese agashyiramo amafaranga bitewe n'ubushobozi afite, kugira ngo arebe ko yajya afata amafaranga menshi buri cyumweru. Niyo mpamvu imitungo y'abantu yari yatangiye kuhagendera. Imana iratabara, dore ko kuba PMT yafunze hakiri kare, hari n'abari bafite indi mitungo batangiye gushyira ku isoko, bavuga bati noneho reka turebe niba ibi byo bizakunda, reka ndebe niba aya mafaranga nzayajya cyangwa nzayajya yikubye kenshi kurenza ubu ngubu. Niko kuri.